Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi bacu mudahwema kudutega amatwi mu biganiro byacu bya buri munsi by'ikoranabuhanga. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mukino cyangwa se gusobanura ku mukino witwa Chicken Road. Iyi ni video ngufi isobanura cyangwa se yigisha uko uyu mukino ukinwa no kwigisha gusa. Si inama nyine igufasha ku buryo washora amafaranga. Iyi video niyo gusobanura no kwigisha gusa, si inama yo gushora amafaranga, kandi igenewe abantu bafite imyaka 18 kuzamura. Chicken Road rero ni iki? Chicken Road ni umukino ukinishwa inkoko igenda igira ute yambuka umuhanda. Uko igenda yambuka umuhanda niko amanota yawe agira ute agenda yiyongera. Step kamwe kavuyeho amanota akandi, ariko ushobora gutsindwa igihe cyose hagize igihutazi ya nkoko yawe. Ni mu muhanda, haba harimo ibinyabiziga, haba hambuka imodoka. Inkoko yawe rero iri kwambuka, ukarenga step kamwe, ugira ute ubona amanota, then hagira ikisitaza nyine ya modoka yayigonga, ikagira ute amanota yawe agahita agira ute avaho. Niyo mpamvu rero uyu mukino ufatwa nka game of chance. Si game yo gutsinda nyine ngo iteka ryose ngo uratsinda, hoya, no gutsindwa bibaho. Abantu benshi bawukina nk'umukino nyine wo kwidagadura, ariko ni byiza kuwukina witonze kandi utarinze gukoresha amafaranga menshi. Icyitonderwa kuri uyu mukino, wibuke ko nta strategy ituma utsinda buri gihe ngo nakoresheje buno buryo guca kugira ngo nsinde, hoya, habamo no gutsindwa. Niba udafite ubushobozi bwo gukomeza gukina uwo mukino, hagarika nyine kuwukina. Niba ushaka ibijyanye n'imikino y'ikoranabuhanga, kanda subscribe kandi na like kugira ngo ujye ubasha kubona byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi mikino ya Chicken Road. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.